guys, reka nizere ko mumeze neza cyane. Hari platform nshya iri kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga zigiye zitandukanye, platform ya cryptocurrency cyangwa se platform yitwa OneAIChain. OneAIChain ni project ihuza AI na blockchain muri web free cyangwa se muri web gatatu. Bavuga ko bafite ecosystem ifasha abantu gukora AI trading, smart investment tool, crypto ecosystem ndetse no kubaka community. Ngiye kubereka uburyo babasha gufunguramo account, hanyuma nimara kubereka uburyo babasha gufunguramo account ndabereka n'uburyo ubasha kwinjiza, ndetse mbereke n'uburyo ubasha kugira ute n'uburyo ubasha gutanga referral code yawe kugira ngo ubashe kwinjiza byinshi cyangwa se ubashe kwinjiza menshi. Okay, nta kindi turi bukore rero, turaza hano hambere habanza ahangaha no gushyiramo email. Iyi platform bayita OneAIChain. OneAIChain niko iyi platform yitwa. Hano hambere uraza ushyiremo email, urandika email, hanyuma hano ha kabiri wandike first name, izina ryawe rya mbere, hano wandike irindi zina rya kabiri, hanyuma niba ufite n'izina rya gatatu uryandike hano, gusa hano ni option, ngo udafite izina rya gatatu ntiwakwirirwa uryuzuza. Hano uze uhitemo igihugu, country urahitamo igihugu ubarizwamo. Hanyuma niba uri mu Rwanda, hano kuri country urahitamo igihugu cy'u Rwanda. Hano gender, igitsina cyawe, niba uri umugabo urahitamo male. Okay, hanyuma ahangaha ushyiremo nimero ya telefone, phone number. Hano urashyiramo nimero ya telefone. Hano ushyiremo password, ahangaha uraza ushyiremo password. Hano handitse password, hanyuma hano handitse confirm password, ushyiremo ya password nanone washyize hano hejuru. Ubwo hano urahita uyikonfirmamo hano ha kabiri. Hano ushyireho invitation code cyangwa se referral code. Hano ahangaha urashyiramo invitation code. Invitation code uri bushyiremo dore ni iyi ngiyi, urayibona no muri comment. Muri comment y'iyi video urayibona. Udafite invitation code ntabwo wabasha kwinjira muri uru rubuga. Urubuga ni rwiza cyane. Hanyuma hano uraza ukande ko warangije gusoma amategeko n'amabwiriza y'iyi platform cyangwa se y'uru rubuga, hanyuma nurangiza uze ukanda hano create account. Icyo gihe uraba ugize ute, uraba ukoze account. Ndumva musobanukiwe neza. Okay, hanyuma reka mbereke tukigera muri account uburyo hameze. Hanyuma ugishyiramo ibyo byose urahita uhinguka muri account mimbere. Muri account mimbere ni hano. Iyi platform ni platform nshyashya turi kubasha gukoreramo amafaranga. Hanyuma ahangaha kugira ngo ubashe kureba invitation code yawe uza hano. Invitation code uza hano. Hano ntabwo ukanda hano kuri aka kamenyetso ka message hano, ahubwo ukanda hano mu mpande. Hano mu mpande hari more, nuko itari kugaragara neza, gusa uraza ukahakanda mu mpande. Iyo umaze gukanda mu mpande uhita ubona utuntu tungana gutya. Hano urabona hariho ibintu byinshi cyane. Twe turaza hano handitse network. Hano network, hano harimo naho dukorera KYC. Iyi platform dukora na KYC. Hanyuma turaza hano handitse network. Hano ndakeka murahabona neza cyane. Ahangaha handitse network tukahakanda. Turaza tuhakanda. Tukihakanda hano handitse network, uhita ubona invitation code yawe cyangwa se referral code yawe. Dore ngiyi referral code. Iyi niyo referral code yanjye. Hanyuma ahangaha ushobora kubona link, iyi ushobora kuyikopiya ukagenda ukayisharinga, hanyuma bakabasha kukwinjiriraho, gusa na referral code irakora. Hanyuma niba ukeneye kwiyandikisha muri uru rubuga, link urabasha kuyibona muri group ya WhatsApp irimo, ndetse no muri channel ya Telegram irimo.
iri ahantu henshi hagiye hatandukanye, ntabwo wabasha kuyibura. Uru rubuga turi kubasha kwinjiza cyane cyane bitewe n'abantu babashije kutwinjiriraho, gusa ni byiza cyane nk'ibisanzwe muri iki gisata cya cryptocurrency kubanza gukora research cyane cyane kuri izi project nshyashya. Icyo nakubwira, stay smart and always do you honor the search. Twongeye dusubire mu zindi video na Dariyusi Tech.